ategera nadi iramanuka iraza ikubita ahantu hari hicaye Nosiyata na mushiki wanjye ibakuramo ibyo mu nda. Ubwo abantu bahise baza baratemagura, njye naregutse nkumva abantu banguyeho nkagira ngo bantemye, ariko bari bankubise ubuhiri ku ntoki kubera ko grenade yanguye hafi iyo ritaka n'abane bantura hejuru bagira ngo napfuye. Nakoze iki? Nahise mbyuka sanga Sekaziga yabyutse, sanga mama Dansira yabyutse, sanga Mbonigaba yabyutse, Twizeye Imana bagarase, sanga harimo abantu benshi babyutse, ba mama Mbonigaba, duhita tuvuga tuti ibyo ari byo byose. Noneho harimo n'abantu benshi batemwe. Wakwibagirwa ute umuntu utarwaje? Wakwibagirwa ute umuntu utagemuriye ngo bikunanire, ngo fagitire yo kwa muganga ize ikunanire, hanyuma umuntu akazinduka hariya ngo erega buriya biriya bavuga agashaka kugukoropa mu bwonko. Gukoropa mu bwonko si iki? Atese ntago bijya byibagirana, si iyi minsi ijana, si iki cyumweru uwarokotse. Uretse ngewe ndababwira ngo si uwarokotse, umunyarwanda wese, kuko ubu butaka mureba bw'iki gihugu cyitwa u Rwanda bwanyoye amaraso, ndabibabwiye kuko nge nari mukuru, ntago nanganaga na komando utanze ubuhamya. Oya, naramurutaga, nari mukuru, narayabonye kandi nagenze henshi, nsa n'uwakizengurutse mbireba, aho ngeze hose nsanga imirambo. Ubwo rero kumbwira ngo mu gitondo zizinduka ubwira umuntu ngo biriya ngo basubiye muri bya bihe byabo, ubu niko bariho bavuga. Nta bihe byacu, nibo babidushyizemo. Uzi ko yagize uruhare mu kubidushyiramo. Naturekera u Rwanda rwacu ruraheza uyu munsi, rufite abayobozi beza, twiyoboreye uko dushaka, twumvikana uko turuyobora, hanyuma kwibuka ni ukwacu rero twebwe abanyarwanda twese. Cyane cyane ahantu twakundaga kuhicara nubwo twe twari bato, ababyeyi dutegereje inka zitashye tukazisanganira zikagenda muri buri muryango. Aha hantu rero haje kugira ingorane ikomeye cyane, hagira abaturanyi babaye gito bayobowe n'igihugu cyari cyabaye leta mbi, haza kugira umwihariko wo kwicirwa abantu ahangaha. Uyu musozi wa Kingasire wari utuwe n'amoko yose y'abanyarwanda, harimo abahutu, abatutsi, abatwa bo banza nta bari bahari, abakuru muzanyibutse simbizi, nakuze nta muntu numva ngo w'umutwe w'inaha, ariko urumva yari amoko yose y'abanyarwanda tubanye neza rwose. Uyu musozi uko mubona wambaye amazu, ubundi wari wambaye imyaka, hariho intoki, abantu bahinga, hari amasaka, hari ibiribwa byose. Abana bo muri iyi miryango bose barasangiraga, nubwo umwana yamenyaga aho ataha, ariko wasangaga ari ukumenya aho ataha gusa, ubundi hose ari iwabo. Ngira ngo bakuru murabyibuka. Tuza gutungurwa rero n'ukuntu abantu bagiye bahinduka, ariko jenoside yabereye hano Kingasire wayumva yagira ngo ahari nka kumwe babivuga yatangijwe no kugwa kw'indege. Oya rwose, ngira ngo bari hano murabizi, kuva nko muri 91 isura y'uyu musozi yatangiye guhinduka. Ukajya unyuraho, turi abana tuvuye ku ishuri, ukanyuraho abantu bakakureba igitsuri, ukibaza se byagenze gute? Hakabamo amagambo amwe baterana. Noneho ukubona hano aka gace kari gatuwe n'abantu abenshi bari abatutsi, kuri aka kantu ka Kingasire gutya kuzamuka, hano hakurya hari hatuye abaturanyi bacu bene wacu b'abahutu. Tuhava kwiga tugasanga baracyaza imihoro.
baryaje nka jenoside ya hano Kingasiye mu Gatsata yarasi inshuro zitari munsi y'eshanu ngira ngo simbe tukazamuka tuvuye ku ishuri tugasanga abantu baracyaza imihoro nibwo haje hoteli mengeye mbimenya ngo umuhoro utyaye ngo cyane ngo wawutyajisha umunyu hariya ku Gatare tugasanga bari gutyaza imihoro tukazamuka noneho hari umusaza Didasi niwe wakundaga kuzamuka hakiri kare akaducaka tubwati ati mukinge barcyaje imihoro ubwo tukarara hanze hirya mu biru hirya no hino ibyo bintu byabaye ngewe nibuka inshuro zitari munsi y'eshanu iki rero mu kwa kane byaje rwose ari rurangiza izo nkuru ndazibara nk'umwana ariko nk'abantu bakuru bariho barabizi abagabo bari bamaze wanywaga icupa yari yaracitse mu kabari biba byarageze ku rwego rwo gufata icupa waripfundura uri kuyu umwana w'umusore rwose akaza akari kwambura akari kumenaho ugahaguruka ugataha ukabura icyo uvuga ugahaguruka ugataha ibyo byabaye inshuro nyinshi ubwo rero murumva ko uwazaga akaza none akabwira nk'aba bana b'urubyiruko aba bakiri bato yakababeshya ati burya jenoside yabaye kubera indege ya Habyarimana ntiyababeshye dufatiye ku izo ngero yababeshye rwose ibi ngibi tubisubiramo tukibuka kenshi tugira ngo tubwire abana bacu ko ibi bintu byabaye niba ari n'ababyeyi babikoze babo tubagaye babaye ababyeyi gito dufata icyemezo cy'uko uru Rwanda turimo bitazongera kubaho simvuze ngo bizongere kubaho bireba abatutsi nk'uko ari jenoside yakorewe abatutsi nisa nayo yakorerwa undi uwo ari we wese rwose mu Rwanda tuzarwanye jenoside n'igisa nacyo ibyo tuve hano dufashe izo ntego tuvuga tuti kuko jenoside buriya nubwo ireba amoko ariko si kijambo jenoside risobanura ngira ngo mwarabisobanukiwe shobora no kuzireba idini shobora no kuzireba abantu birabura cyangwa se ab'inzobe ishobora no kuzireba uturere nk'uko byari byatangiye ibyo bintu tubirwanye turwanye n'igisa nabyo n'uwumva rwose afite icyo gitekerezo tumureke yisazira atambuke neza ariko ataturogera uru rubyiruko buriya amaso tuyahanze aba bana kugira ngo ejo ibi bintu twaguyemo bitazongera kutubaho ibindi turaguma tubivuga uko dukomeza yari amateka makeya haraza no kubaho ubuhamya amateka hano Kingasire twagira ngo tuvuge dusubireho nuko abantu bari babanye neza ariko ubuyobozi buhindura ibintu pe mu kanya nk'ako guhumbya imyaka hano imyaka igera nko muri 3 isura irahinduka hano rero twagize umwihariko ukomeye kubera ko muri aba baturanyi bacu twagizemo abasore bari bahari bagiye kwiga imbunda baragenda hari n'abandi bari barabaye abasirikare agiye mu gisirikare muri za 1991 bigeza nk'I92 baragaruka niba bari babirukanye niba bari baragarutse muri jenoside ibyo bintu byose bituma jenoside ya hano ikoranwa imbaraga kuko abaturage bumvaga ibyo barimo hari abana bari baragiye bakabitozwa bakabitegura ariko ikintu nagayeho ni kimwe nubwo mvuga ngo abaturage barabanaga nuko kugira ngo ibyo bintu bitegurwe abana bajye kwiga kwica abantu bagire gute haburemo umuntu umwe uvamo ngo avuga ati nyamureka ibi bintu aho byerekeza turabona ari bibi buriya ari ababikoze ari n'abandi banyarwanda babanaga rwose abantu bari bakuru turabagaya tubagaye iki kubona umuntu ataza ngo akwicira ijisho akubwira ati nyamureka ko ibi bintu tubona aho byerekeza ari bibi niba unyerera unanyerere ibyo bintu rwose ni ingorane twagize y'ubuyobozi bubi abaturage bari bigishijwe nabi ariko nabo barafata isomo ribi rirafata rishyirwa no mu bikorwa ibyo bintu rwose bana bakiri bato rubyiruko mugerageze ibyo bintu mucire birarura dore noneho muri kuri interinete buri wese afite agatelefone mu ntoki murareba hanze no hino murabona baririrwa bacura amagambo yo kuzongera kugaruka gukora jenoside bana bato muriho ibi bintu ntibizongere ubu ntago biryoshye murabona biryoshye ibi bintu se
ibi bintu rero ntimuzabahe icyuho cyo kuba byakorwa mukiriho mwaragize amahirwe yo kubona u Rwanda rwiza ruzima, sibyo? Ndahangana n'urubyiruko twe turi kuvamo. Icyo gihe nari nkiri muto, none dore maze kumera imvi. Ubu ngubu rero, ubu ngubu ahari ngiye n'uwantuma kujya kwirukankana abantu banze uyu musozi ntahurira ngo ntafata bangahe. Ariko mwebwe nkuko n'ubundi n'ababikoze, abagabo bakuru n'abasaza biyicariraga hariya, nkuko uyu musaza yicaye agatuma abasore kagenda bakirukanka bakica abantu, abandi bakabahagarikira bakaza bakabahemba. Ni nayo mpamvu mujya kubona mukabona inshuro nyinshi abantu bafungiwe jenoside ari urubyiruko kurenza babandi barabitakanaga ngo hari umuntu mwabonye nica kandi yagutumye, yayoboye inama, wanaje araguhemba. Ibyo bintu rero urubyiruko rwacu rw'u Rwanda rwiza twubaka, mugerageze mu bihungire kure, reka ne kwizimba mu magambo abandi bakomeze. Kayiranga arakoze cyane, atubwiye amateka yo kuri uyu musozi, ariko by'umwihariko turaza kubyumva turi ku Gisozi ku rwibutso mu buhamya bw'abarokotse jenoside warokokeye kuri uyu musozi, kuko ikirere kimeze nabi. Reka tubagezeho gahunda y'uburyo tugiye ku Gisozi ku rwibutso gushyiraho indabyo, izindi gahunda zose niho turi buzikomereze. Tugiye kuva hano twerekeza hariya ku Iseta, hari imodoka zateganyijwe z'abantu babasha kugenda bakwishyurira. Murareba Alexandre nahaguruka, batamuzi bamurebe. Imodoka na amafaranga 2,000 kugenda no kugaruka. Hanyuma hari imodoka twateganyije y'abakecuru n'abasaza bafite intege nkeya. Abo bakecuru n'abasaza twabashinze Patrick gira hino bakurebe. Ubwo Patrick niwe twabashinze, ahasigaye tugiye kugenda tujya mu mamodoka kugira ngo saa 5 zigere twageze ku Gisozi. Izindi gahunda zose no turi buzikomereze. Murakoze. Ikindi, abantu bafite indabyo bateganyije gutanga indabyo, imiryango yatanze indabyo indebe kugira ngo tubashyire ku rutonde kugira ngo tuze bize kugenda neza hariya. N'abafite amamodoka nyamuneka mwihangane mutware abantu badafite uko bagenda, mudutwaze n'indabyo. Murakoze.
amateka y'abacu, tuvuga ubugome bagiriwe, tuvuga urukundo watugaragarije, tuvuga ko dushima ko bw'igihugu cyiza waduhaye. Tugutuye imiryango yacu, abato, abakuru, abagiye Mana ukomeze ubaruhukirize mu mahoro yawe, kandi abasigaye, abana, amashami yashibutse, abakiri batoya, abagabo n'abagore ndetse n'abakuze, abakomeretse bose ukomeze ubagaragarize ineza yawe, ikiganza cyawe duhoreho nyaguhora ku ngoma, kugira ngo tudacumurisha ururimi rwacu cyangwa umutima wacu, ahubwo turusheho kuberwa n'urukundo dukunda no gutanga umusanzu mu kubaka iki gihugu cyacu cyiza waduhaye. Uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro. Ndagushimira kubera uriya bagiye ntabwo hari umucyo, hari ubwoba, hari umwijima, hari imvura, hari agahinda, ariko uri Imana y'ibihe byose. Ukomeze ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Reka ngushimire rero, tugushimire twese kubw'iyi gahunda wemeye yuko izajya ibaho, maze abari twe abari wowe nyaguhora ku ngoma, byose ubiyoboreshe ineza yawe, dutaha amahoro kandi dukomeze kuryoherwa n'ubuntu tugirira. Mu izina rya Kristo umucunguzi wacu tubisabye ku bwacu, tubinyujije no ku mubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi w'isi n'ijuru, wabyaye umwana wawe. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. uhagarariye ibuka muri umurenge wacu wa Gatsata, narangiza turashyiraho indabyo ku rwibutso, turababwira uko ziri bukurikirane, nibisoza turababwira izindi gahunda uko zikurikirana. Tugiye kubasangiza ubuhamya bwa Gatsata byongeye haruguru y'ibigega. Bigenda biza ntago ryahita risa. Mu by'ukuri abatanze nge nitwa Boniface Hakizimana. Jenoside itangira muri 1994 yatangiye nari muto, ariko ntago nari umwana, nari mfite imyaka 19. Numva ko nari inkuze, sinari inkuze cyane ariko nari inkuze. Jenoside rero ngenda yitangira nk'umwana wari ubirimo, wari urize ubwenge. Ndabitangira nko muri 1990 kugera 1994. Hari abantu benshi tuziranye ku gace kaba hariya hepfo ku bigega, aho bitaga kwa Kamuzinzi. Kamuzinzi ni umugabo wari ufite amafaranga, akaba yari afite ahantu acururiza, ariko munsi yiwe hacururizaga mushiki wa Karaveri witwa Mama Louise. Bagacuruza ibintu bimeze nk'aho ari bimwe. Yewe na Mama Sofia yari afite ahandi hepfo, nawe yari afite boutique, ariko tukagira aho ngaho kwa Kamuzinzi. Yari umugabo, yari umukire nyine, ariko afite n'ibyo ashinzwe ngira ngo muri Emuderi. Yabaga muri Emuderi, akanywera umugabo bitaga Rujigo Damascene. Yakoreraga ku mupaka wa Rusumo, ariko akagenda yambaye civile, akaza imodoka ikamudepoza
afite n'imbunda. Njye nibuka umunsi umwe igihe twaje numva twari batoya ariko hakagira njye naranacuruzaga n'ifite ikarito nacuruzaga, twabona amafaranga tugateranya tukajya tukagura nka byere ebyiri tukazisangira. Rujigo yigeze kuza arahadusanga ahamagara Kamuzinzi, Rigo Jean Kamuzinzi, izi nyenzi zicaye aha ngo zirimo ziranukira. Twari twiguriye byeri yaracuruzaga, atubwira ngo turimo ngo turamunukira ngo nimuhaguruka aha ngo inzoga twari twishyuye ngo arazishyura. Twarahagurutse duhita tujya kwa Mama Louise, ubwo hari munsi ye ku kandi kabari. Ikindi kintu nibuka, Mama Louise baramutoteje bagera igihe bashaka kumwica, abitwa ba Yohana Karavera barabizi. Icyo gihe twaraye tutaryamye, icyo gihe hari muri 1993 jenoside yendaga kuba nyirizina. Icyo gihe Yohana yazanye umuhoro, yarafite murumuna we witwa Ntugugu, bashaka kwica Mama Louise. Tuhabibamba, numva twari abasore ariko ntago twari kurwana n'imihoro, ariko twaraye hanze turabararira. Icyo gihe ntago bamwishe. Buracya ashira iminsi, twinjira igihe cya 94 itariki 7 papa yakoraga mu bazungu ariko yarageze no mu zabukuru, yari yaragiye muri pasiyo. Hari ahantu habaga umugabo bitaga Mugabo Arigira, yari afite abantu bari bacumbitse iwe b'abanyabyumba. Uwo mugabo wari ucumbitse yari yapfushije umwana. Tujya kurara ku kiriyo nyine rumva nk'abana bakuru, turara ku kiriyo, hari n'umwana we twiganaga. Turaye ku kiriyo twaraye twikinira ikarita, ntabwo twigeze tumenya umuntu wa iby'indege ya Habyarimana ko yaguye. Mu gitondo twabyutse twumva muzike classique. Abantu twe turaranye ku kiriyo batubwira ati Habyarimana yapfuye. Ibya Habyarimana je sinaye nanabizi, numvaga nyine ko ari perezida w'igihugu, ego nkumva ari ibintu bisanzwe, ntago nabibaraga ubukuru bw'umuntu kumva yuko akomeye cyane, ntago ngere nabibaraga. Ubwo witwa Mayira yaraje ahita tubwira ataka Abatutsi gashobotse. Jye nahise ntaha, ngeze mu rugo papa sanga yabimenye, arambwira ati jya gushaka ahantu ugura pate jaune, kawunga ngira ngo ni pate jaune, ampa amafaranga. Bandagiye ku muhanda, umuhanda sanga ahantu hose harafunze. Sanga hari butike imwe bitaga kuri Independence y'umugabo bitaga Kwisi. Sanga hari umurongo uvuye Kanyonyomba ugera ahantu Independence iri, utahazi ni kuri Facebook cyangwa uzamuka kujya kuba kuri ADPR. Ngezeyo sanga abantu bari umurongo muremure, ntiramwe zirimo zisereranga amahurira n'interamwe yitwaga Abandi wo kwa Kanyemera. Itimbwira ati kugira ngo uhahe ujye ku murongo ubone ibyo ugiye guhaha urampa amafaranga 400. Amabwira 400 pate jaune ishobora kuba yaraguraga 40 ari kilo, bari bampaye 200. Ndavuga se 400 ntayo ndi bubone, mpita nkata ndataha. Ngeze kwa Pelagia sanga abantu barimo barasahura kwa Pelagia, mpita mbona yuko ishyamba atari ryero. Mbangeze Kanyonyomba ndimo ntaha, mba nkubitanye n'uwitwa Gakindi yambaye inkweto za gisirikare. Icyo gihe yari umuyede
abantu bazi iby'igifundi yari umuyedi, mbona yambaye inkweto za gisirikare, amanuka asa n'ugana ku muhanda ariko mwe na ntugugu, ahita nkubita umugeri arambwira ngo va hano wacyana we, nigira haruguru. Ariko hari umuntu wari uvuye ku Gisozi, umwana wabaga kwa Kerema bitaga Ramberi, bamuvaye ku Gisozi mu rufunzo hano yari yihishe, baza bamuteruye mu kirere bahita bamwicira kwa Kavurajabo, mpita nzamuka niruka. Ngeze ku badive mpasanga Mayira n'abandi bana bo muri voka bitwaga ba Damasi, bahita Mayira ashaka kuntera icyuma, arambwira ati ariko buretse nta nubwo igihe cyanyu kiragera, ati mu kanya ibyanyu biri bugerweho. Mu kanya gato muzehe wo kwa Dogora bazanye imodoka yuzuye ibikoresho, imbunda yahagaze hari akanyonyomba, imodoka itukura ya double cabine, aba interamwe zose zimanuka zirukanka zigiye gufata grenade. Nge mpita ntaha, murana n'umuhungu wo kwa Gahutu arambwira ngo nimutwaze ijerekani yaravuye gusahura, ndababwira ntayo ntwara, ngo shango yireke, ngo buretse. Mpita ntaha, ngeze mu rugo turicara mbabwira ibi uko byagenze, barambwira ati byihorere turarya ibyo twahinze, imyumbati yari yeze, ibijumba, ibishyimbo byari bihari. Uwo munsi tubona burishe. Ku itariki 8 nimugoroba niho batwitse kwa Kerema mu masaa 9 no kwa Gahutu. Nuza ni naho barashe Karangwa muri iryo joro, ariko twabimenye bukeye, twabimenye ninjoro nka saa 4, ariko nta bubasha twari dufite bwo kujya kuhamukura. Ubwo mu gitondo ku itariki 9 twabyutse tujya gufata Karangwa, tujya kumushyingura. Tukigera ahantu twamaze kumushyingura mu rutoki rwaho yarari, twararangije. Umugabo bita Rudunugu yaraje yari yambaye ijire iriho grenade, iriho afite hari ibintu bita ibibuyu by'abasirikare bibamo amazi, batwaramo amazi, arafite ikibuyu cy'abasirikare. Twese dutangira kwibaza, birarimye niba avuze ati dore zangegera zabonye n'imbunda, ati byanze bikunze aha turapfa. Umugabo witwa Kalisa Vianney niwe waje, nta nubwo yatwegereye, we yaturebeye ahagana hepfo y'urutoki rwa Karangwa, ahita akimirana asubirayo, amanukana na Rudunugu. Ubwo twe twagurutse aho hariya mwabonye twibukiye, niho twagiye duhita twicara, turahicara. Abantu bose bahita bacika urukendero, nta muntu wongeye, ikiganiro cyahise gishira. Turicara buri wese yumvira ibye. Hashize akanya nagiye kubona mbona umuntu bita Murabukira arazamutse, ahita atubwira ngo twari turi ngo kwa Rwigamba, ngo Rwigamba ngo atubwiye yuko ngo tuza ngo kubahumuriza. Yazamukanye n'uwitwa Habiyambere Kiyangayanga, niko twamwitaga. Barazamukanye, ariko tubonye Murabukira yaraje aratuvugisha, ntitwiruka. Tubonye Habiyambere aje, abantu bahita bacika urukendero, turahaguruka turamuhunga, kuko twabonaga hagenda haza umwe, buri wese agiwe mu rugo. Tukigera ruguru, ngewe narahise nzamuka, nkigera mu rugo duhita tubona agasozi, ariya mwabonye yuko ni hagati y'udusozi. Kwa Rwigamba ho hari kwa perezida w'interahamwe, ubwo yaraturanye no kwa Bosco munsi ye,
niho inama zaberaga, abapfa nibo bavivurirwaga. Ubwo bazamukiragaho ku dusozi, nta wajyaga hakurya nta wajyaga hakuno. Twagiye kubona tubona haje interahamwe nyinshi, kundi ntago twari tuzi aho Kalisa naje gukurikirana. Saa Kalisa niwe bagiye guhuruza, bagiye avuga kwa Kavurajabo yuko ngo abatutsi bagiye ngo kubamara, ngo abatutsi bagiye kwica abahutu, ngo nyamureka mutabari. Ubwo baje baza nyine kushaka uburyo batwica. Tukigera njye nkigera mu rugo nagiye kubona mbona abantu batungutse ni hagati ku nzira baraje, njye nahise niruka. Papa yaratubwiye ati bana banjye mu rugo habaga umuryango wo kwa Didasi wose niwo wari warahungiye ugira ngo abantu begerane babe bari hamwe. Yarambwiye ati ngewe nahunze muri 59 mu 62 ati za 73 ati nge sinzongera guhunga, ati muhunge mwe mukiri bato nimurokoka mujye muvuga ibyabaye. Twe twarirutse, papa aguma mu nzu, twaragiye tujya mu Mukoke. Hari umukoki uba hirya munsi yo kwa Majoro, uba mu rutare amazi yacukuye, winjiramo imbere hejuru rukagupfuka. Njye naragiye mpagara hejuru y'umukoke, hari abahungu bo kwa Beresira barimo Muneza twari twareganye na Yeremiya yo kwa Gafera. Umva twari twariganye mvuga nti ziriya ninimbwa nta n'uwanesha, niba naza turarwana. Mfite Toronovisi nari narakuye kwa Mugabo Arigira, ndavuga aha nibaza turarwana. Kumbi singamenye yuko bafite grenade. Ubwo nabonaga abantu nka bane bari hejuru ku rutare, nkagira ngo nibo bahari. Bagiye kuza haza abantu benshi cyane bagira nko muri 50. Imvura yari yaguye, njye nahagaze hejuru y'umukingo y'umukoki ndinyereza. Urumva n'ahantu tumenyereye, twari dusanzwe tuvoma, turi n'abana, twari n'urubyiruko dufite imbaraga. Njye ndinyereza ndamanuka nikurura, mbanguye muri rwa rutare nkajya mbareberamo. Ngiye kumva numva Yeremiya yahise apfundura grenade ahita yijugunye hejuru y'urutare, mpita njya mu mwobo. Yateyemo grenade 3, ahita avuga ngo uzamuka, ariko Nyagasani buhita busa n'ubwira. Ubwo bahise bagenda ntibinjiramo, ko navuye n'ahantu kwinjiramo babanzaga kwigobyora, kereka iyo baturuka hepfo. Kunyinjiranamo ntago byari gukunda. Ubwo nagiye kubona mbona hepfo abantu batangiye kuzamuka, mbona Venansiya nawe yari ari hepfo yanjye ntamubonye, mbona abantu, mbona Mariya na mushiki wanjye. Ndavuga nti abantu baracyahari, ndababwira muzamuke, barambwira ngo ntago tuzamuka, ntago dusubirayo. Ndabareka nge ndazamuka, ndavuga nge kureba mu rugo uko byagenze. Zamuka ngeze mu Ikawa, sanga Kaneza bari bamuteye grenade ariko itamufashe, yaguye igihumura n'akana. Ndareba ndamuvugisha, aranamvugisha, ambwiye ati genda ubwire, ariko ko yari yaguye yubamye areba hirya ntiyegukaga, nanjye no kumukoraho sinamukozeho. Ubwo nahise yarambwiye ati genda ubwire so, ati baso, ati na ba Didasi, ati ko napfuye. Nanjye sinigeze nanatekereza intu umuntu ntapfa avuga, nahise nkomeza naye ndagenda, umutwe numva ntazi ibyo ari byo. Ndagenda ndabibabwira, baraza njya kubereka aho ari. Byari bimaze kuba nka 12:30, turamuterura n'umwana, umugabo we Tarasisi aramutwara. Nkigera mu rugo nagiye kureba papa, sanga papa witwa Habyarimana wo kwa Kagimbana
yamukubise impiri mu ivi yamuvunnye, ngira ngo yari yamuvunnye n'amavi yombi, ko ntiyakandagiraga, twateraga ukuguru akavuza induru. Ubwo turaraho, mu gitondo ari ahantu abantu baguye wagira ngo n'ubundi twari tuzi ko tuzahagwa, kuko niho abantu bicaraga, niho habaga hitegeye umujyi. N'ubundi icyo gihe twarongeye turamanuka dusubirayo tujya kwicara aho twari twicaye icyo gihe, ariko niho hantu bahuriraga ukabona hameze nko mu ihuriro ry'abantu n'abatutsi bahariya niho bari batuye. Twarahicaye turahirirwa, ngira ngo igihe cya jenoside n'inzara nta n'umuntu wagiraga n'inzara, nta n'uwayitekerezaga. Byageze mu masaa 7, noneho tubona interahamwe zose, izo ku gasozi zose. Ubwo ko wa gatandatu hari haguye Manasi, hari hapfuye mushiki wa Karaveri bita Beata, ngira ngo na mama Louise icyo gihe niho bapfuye, na Murangwa we n'inzu ye barayitwitse, na Bosco. Hashize akanya nko mu masaa 7 tugiye kubona tubona abantu bose, noneho na Rwinyana abantu baraje bahagara ku Mikoki. Nukuvuga ngo kongera guhungira mu Mukoke byo ntibyashobokaga. Baraje, nge ndazamuka ngera hafi ku ishyamba, umusaza bita Mabonye. Hageze mahurira n'umugabo bita Muhawe n'Imana Robeni. Muhawe n'Imana Robeni niga ngira ngo mu wa 7 muri za 1989. Robeni yarambagizaga umugore watazi kwandika, njya akaza yarambaza iki, akaza nge nkamwandikira urutoki rwa Karangwa twicaragamo, nkamwandikira ibaruwa akambwira ibyo nandika, akohereza umugore we. Twarahuye ndavuga ino muntu nafashije ubu nanjye agiye kumfasha, ahita ambwira ati fata agakoni tugendane humura ntacyo uri bubi. Ego ngiye kubona mbona mukuru wanjye mukuru Auguste bamukuye mu nzu, kandi bamukuyemo bamubwira nabi. Sinabishira amakenga, ariko n'ubundi nta hantu nari guhungira. Tuba turamanutse, tuba tunyuze ku Mukoki, ari ukuntu bagendaga bagahita bahise bafata mukuru wanjye, bahita bajyanamo n'izindi n'interahamwe zari nk'eshatu, baramubwira ngo nibamanuke abandi banyure hejuru ngo bahinde ngo inyenzi ziri mu Mukoki. Tugeze ari ahantu bavomeraga, habaga ivomo, interahamwe yari Rwinyana yitwa Nkeramugaba ihita ihamagara Pierre, yamubwira ngo Pierre, ngo ubundi ngo urajya gushakira ngo inyenzi mu Mukoki, ngo wabwiye ngo Augustine akava mu Mukoki ngo akajya gukwereka ngo kwa Kandekwe ngo interahamwe ko ariho zihishe. Bahamagaye mukuru wanjye mu Mukoki, abarazamutse. Sinzi umuntu wavuze ntibuka isura ye ngo dore n'uyu ni murumuna we, twese bahita batwicaza hejuru y'Umukoki bashaka kuturasa. Ari murumuna wa Kamuzinzi bitaga Ntiyamira, niwe watwazaga Pierre sharijeri z'imbunda, bashaka kuturasa. Sinzi umuntu wavuze ngo reka tubanze tujye no kureba abandi. Turazamuka tugera mu rugo, batwicaza hanze. Karisa na Kaboyi nibo binjiye mu rugo, Vianney. Papa bahita baje, umwe afashe mu kuboko undi afashe ukuri kuko ntiyabashaga gukandagira. Barabanje bahamagara bakuramo abantu bo kwa Didas mu nzu, bari mu cyumba kimwe babasohoramo. Harimo Didas, harimo umudamu we, harimo Gakindi na Nosiata, bahita babakuramo
na mushiki wanjye, kuko nose yatasenganaga na mushiki wanjye, bararirimbanaga muri korari. Babakuramo barabazana babageza aho hanze ku irembo. Papa we bamuzanye nyuma kuko barabaje ngo kande ko ari ni tuti baraye bamukubise uburi yavunitse. We ngo ntacyo ngo reka ngo tumudepane ngo tujye mu nama ngo n'ubundi aragaruka. Baratumanukana batugejeje hariya Kingasire aho mwarebaga. Twari benshi kuko nta bapfira gushira. Hariya haguye abantu 54, hari n'abavuye. Twari benshi cyane, twageraga nko mu 100. Hari abavuyemo, hari n'abavuyemo bicirwa ahandi. Tukihagera rero Pierre niwe wari uyoboye interahamwe, ari kumwe na Rudunugu. Hari Munyabirori Elias ni nawe wasengeye abantu kugira ngo bapfe. Hanyuma basiganira uri butere gerenade, babahamagaye Ntugugu, ariko gerenade zari zifitwe n'uwitwa Rudunugu. Ahantu rero hose hariya mwarebaga hari imikingo. Interahamwe zahise zigabanya, zifite ubuhiri, izifite imihoro, izifite amapiki, amacumu, zose zijya munsi y'imikingo kugira ngo ekara za grenade zitabica, zitabagiraho ingaruka. Ariko bo bari barekereje yuko abadapfa nta n'ubuhungiro. Bahise batera grenade. Yewe abantu basenga, abantu barabasabye ngo nibasenge, ariko njye sinigeze nsenga. Ateye grenade iramanuka iraza ikubita ahantu hari hicaye Nosiyata na mushiki wanjye. Grenade yaraturitse, ibakuramo ibyo mu nda. Ubwo abantu bahise baza baratemagura. Imvura yatugire neza. Hano barokokeye hariya, arakuntu imvura yagize neza kuko yahisigwa igwa ari ubujojo. Ashize akanya njye naregutse nkumva abantu banguyeho nkagira ngo bantemye, ariko bari bankubise ubuhiri ku ntoki kubera ko grenade yanguye hafi iyo ritaka, n'abandi bantura hejuru bagira ngo napfuye. Nakoze iki? Nahise mbyuka sanga Sekaziga yabyutse, sanga mama Dansira yabyutse, sanga Mbonigaba yabyutse, Twizeye Imana bagarasi, sanga harimo abantu benshi babyutse, ba mama Mbonigaba. Duhita tuvuga tuti ibyo ari byo byose. Noneho harimo n'abantu benshi batemwe cyane, nkabamu bavumiriya Korodina wapfuye Mukandenzi, bari batemwe. Mukandenzi niwe twagendanye, twicara ahantu mu nsina. Amadansira bo bahise bajya mu rugo, hanyuma abandi buri wese yahagurukaga yiruka ukwe, nta muntu wagendanye n'undi. Ubwo nagiye Mukandenzi mitafata igitambaro cya sharupe yari afite, bari bamutemye ijosi ritendera, ndarikurura, nta kindi kintu nari kumukorera, mpita ndizirikana n'umutwe. Twicara mu nsina
hari insina yari ifite ibintu by'ibitsina byinshi, hanyuma ku buryo hano twari twicaye uwitwa Munyemana yarangariye inka aradusimbuka ntiyatubona, yafashe insina gutya aradusimbuka ntiyatubona. Ni wa muntu uzakira nyine inkirira hato. Ubwo uko bwije uko bugenda bwira tugenda, Korodina yazamutse ukwe, naye nzamuka ukwanjye, nza kujya kwa mukuru wanjye, umugore we yari yihishe kwa Mabonye, mwaka urufunguzo njya kuryama. Uwimana mukuru wanjye yavuye mu mukoke mu gitondo saa 10, abangezeho kwa Uwimana ambaza amakuru ukuntu byagenze, mubwira abapfuye, ambwira ati none wowe komera, nge subiye mu mukoke. Ubwo bari baraye bamwirukankanye n'ishoka, nawe asimbukira mu mukoke agira Imana arakoka. Ubwo arakeye ari bariyeri yabaga kwa Yohana ruguru kwa Karaveri, yari yategetse yuko umuntu ngo ubone Uwimana, urumva nge ntibari bazi ko nanarokotse, batubona Uwimana aze atubwire. Urumva bari babajwe nuko batamwishe. We yari yanabarwanyije, bamusanze mu nzu ahita aterura ishoka arabirukankana, bagwa bagaramye, abanyura hejuru, ariruka bamwirutseho asimbukira mu mukoke baramubura. Ubwo rero bari batanze ahantu hose yuko ubona Uwimana ababwira. Nge rero naje kujya kuri bariyeri gusaba imbabazi kugira ngo ngumeho. Ndagenda, bariyeri yabaga ruguru kwa Munyabirori, abantu bambonye barikanga. Yari bariyeri nini iriho ba Yohana. Yohana we yari umuhungu witwa Habyarimana kwa Mariya, niwe wavugije induru avuga ngo mwitaze ngo atabatera gerenade, avuga nge. Ariko ubwo ntago nari imbegereye, navugaga ntibyanze bikunze nibaza bashaka kunyica ndongera niruke. Munyabirori ahagarariwe aravuga ngo nyamureka ngo uwo mwana ngo asigaye, ngo mumureke ngo ahubwo mushaka Uwimana. Arambwira ngo ningende ngo subire mu rugo, ngo ahubwo ngo nimbona Uwimana ngo nze mbabwire. Bambwira mukuru wanjye. Ubwo naragiye subira mu rugo. Hari umuntu hano wacuruzaga itabi ntibuka, yaraje arambwira, hariya twari turi Kingasire, hari ahantu hari umukingo muremure bagiye bakurura abantu babajugunyamo, hari nabo bajugunye muri wese twatabure ejo bundi. Noneho baraza batema ibyo bitaga ngo no gushyingura, baraje batema umukingo baworosa hejuru y'ababana, abandi babakururira. Ubwo ninjoro twavuye mu mirambo, hari abantu twaje dukuramo imbere y'umuntu ibyari tubakuramo tubashyira muri iriya nzu ahantu twari twicaye, ariko batemwe bikomeye ku buryo niyo babona ubutabazi baba baravuwe bakanakira. Abenshi baguyemo hariya nibo bagiye bakururira bajugunya muri wese, hari nabo bakururiyemo bareba ari bazima, kubera kunegekara bagakurura bagashyira muri wese. Abo ejo bundi twarashyinguye tukajya twashyinguye abantu bose, abari muri wese twarababuze, twabashyinguye nyuma tubakuye muri wese. Nyuma rero y'icyo gihe barampamagaye nzana ibiringiti n'amashuka, bagenda babashyira hejuru bakuriraho itaka, tongera asubira mu rugo kugeza igihe inkotanyi zadusangiye hariya kuri 12 babyutse abantu biruka. Hari n'abantu bacu barimo Mugabire, barimo
mama wa Mbonigaba barimo Sekaziga bapfuye kuri uwo munsi. Abantu barimo bahunga babasanze aho bihishe bahita babatema. Ubwo icyo gihe nibwo twabonye inkotanyi ziraza ziradufasha, ziradutwara, twongera kugira ubuzima bwo kubaho. Rero mu by'ukuri icyo gihe inkotanyi zatubereye ubuzima, kuko iyo zitaboneka n'ubu natwe iyi saha duhagaze aha turimo kuvuga ntago tuba tukiriho. Harakabaho rero inkotanyi n'umukuru w'igihugu cyacu wagize ubumuntu bwo kudutabara. Murakoze. Inzira y'umusaraba yanyuzemo nakomere kandi nahumure, ntago twapfiriye gushira. Reka rero dusabe uhagarariye imiryango y'abarokotse jenoside ku Bigega agire icyo atugezaho mu mwanya mutoya. Nasoza turata twakira umuyobozi uhagarariye Ibuka mu murenge. Nasoza turata twumva ijambo ry'umuyobozi w'umurenge. Mwakoze. Ndagira ngo mu ijambo turi buvuge dushimire abantu bose badutabaye, ari abarokotse, ari n'abandi baturage badutabaye, ari n'abahagarariye inzego z'ubuyobozi. Mwakoze cyane. Iyo turi hano twenyine kera bikibaho uko abantu bari bataragira ubudaheranwa, hari igihe twigeze kujya tuza tukisanga hano twenyine. Icyo gihe byaduteraga igikomere, rimwe na rimwe hakagira n'abantu bagira ipfuno. Burya kubona umanutse uriya musozi uri wenyine uba wumva ugifite akato. Ariko ubu icyo dushimira ubuyobozi bw'igihugu, twese twumvishe ko jenoside itureba, igihugu cyagushije ishyano nubwo byakozwe n'abaturage b'abene gihugu, ariko byibura dufite imyumvire yo kumva ko ikibazo kitureba. Nkongera nkashimira cyane abantu bazana abana babo, uko tungana gutya turimo turakura, turimo turasaza. Ubwo rero nk'uko tuvuga ko amashami yashibutse, tujye tuzana abana bacu bareba ibi bintu kugira ngo batazabibarirwa nk'inkuru y'imvamahanga kandi ari ibyabo. Rwose ngere ngo mbasabe mwese uko muri aha ubutaha tuzazana abana. Aba babyeyi bakuru mujye mutuhwitura, mutwibutse tuzana abuzukuru banyu, dore ko twanatatanye bongere bababone. Icyo kintu rwose tuzakizirikane. Ikindi kintu, uru rubyiruko nirwo nkunda kwigarukiraho kuko turabyina tuvamo. Urubyiruko aya mateka bababwira rimwe na rimwe murabona kuri interinete, murahanganye n'abantu bahakana ibi bintu. Ndagira ngo mabwiye ko iki ari ikimenyetso kidasubirwaho cyerekana ko ubwicanyi bwabaye, jenoside ikaba igakorerwa abatutsi ku mugaragaro, ku manywa. Rwose bariya bahakana ni abafite impamvu zabo bwite bagiheranwa. Icya mbere, hari urubyiruko bagenzi banyu bafite ababyeyi babo bayikoze inshuro nyinshi ni nabo. Noneho igitangaje nuko bari gufatanya n'abanyamahanga. Uru Rwanda rero mubona ruri mu maboko meza, ntiruzazima mu gihe mukiriho, mugifite imbaraga kandi mukireba ibi bintu byabereye hano, mutazemera ko byongera kubaho ukundi. Murakoze. Ku nzego zihagarariye ubuyobozi, amahirwe ndabona wo nishyikiraho executive w'akagari, ndagira ngo nkwisabire nyamuneka, ariko ubwo nayibuka azadufasha. Hariya hantu abantu bacu bashiriye, ibyo ari byo byose murabona amateka yaho hari gusa n'agenda asibangana nk'uko mwabibonye. Buriya kera twahagararaga hariya muri ruriya rugo kuko nicyo kibuga abantu bari bashiriyemo, ariko bagiye bahubaka gake gake, badusunitse, wabonye ko twagiye ku ruhande. Ubutaha bashobora kuzadusunika tukajya ahandi. Twagumye tubabwira tuti nyamuneka
umuyobozi uzajya aho ari wese muzadufashe hari ahantu tubashyira ikimenyetso kitazatuma amateka hariya ahantu azimangana, kandi ni nayo ntego abantu bamwe na bamwe bafite. Ubwo nk'umuyobozi wayibuka wenda we azakorana n'izindi nzego badusabire mu nzego bireba, ariko turabinginze rwose amateka y'abariya abantu ntazazimangane kubera impamvu runaka tutazi zirimo n'inyungu wenda zo gusibanganya iriya jenoside. Rwose nongere mbisubiremo, mwabonye ko twicaye hepfo ahantu ku ruhande, kera buriya twahoze turi muri ruriya rugo, none uko byagenze urabona bagiye bubaka baradusunika. Ubwo rero hatabonetse n'akantu niyo kaba kakandi k'urumuri, ariko twifuzaga ko bibaye ibyiza hakubakwa nk'agakuta tugashyiraho n'amazina y'abo bantu. Niba ngewe maze kungana gutya ndimo nkura, Boniface akaba angana gutya arimo akura, ubutaha abana bari munsi yacu nabo bazagenda bibagirwa, usange amazina abantu bakayakusanyije arazimye, bisigare byitwa kwibuka ku mugani. Ariko nk'ubu ngubu ubuhamya duhaye bwerekanye ko arakibuka byibura umuntu izina na se, ati Yohana wo kwa Karaveri, ati Kanaka wo kwa Kanaka. Ubwo ni ubuhamya bugaragara ko ibyo bintu ari ukuri, ariko ejo bundi nagenda tuzasanga tubasigiye bidafatika. Tugasaba n'abana baturi imbere b'abajene banakataje mudufashe twegerane, wenda tubaye ibyo bitekerezo mu bitwandikire, dushyira akantu k'agatabo hariya kazitirirwa aya mateka atazazima. Murakoze, ubwo n'abandi barakomerezaho. Jambo umuyobozi uhagarariye Ibuka mu murenge agira icyo atubwira. Ijambo ryanjye ry'uyu munsi uhagarariye abacitse ku icumu mu murenge wacu wa Gatsata, ni ijambo rivuga ngo impore cyangwa komera. Mbere na mbere mbanje gukomeza abo turi kumwe uyu munsi, imiryango yabuze ababo mu Gatsata, by'umwihariko ku musozi wa Kingasire. Ntabwo byari byoroshye, imiryango bavuze yose ndayizi ndetse n'iyanjye, ntabwo ari byoroshye. Rero nk'uko uhagarariye imiryango yabuze ababa bivuze, uriya musozi wari umusozi mugari cyane, twagendaga bukira, wavaga mu rugo rumwe ujya mu rundi ukamara iminsi nk'ibiri urara utararangiza kuyisura. Birababaje rero kubona muri mbarwa cyangwa turi mbarwa, ariko reka mureke dushime n'Imana yaturokoye. Umukuru w'igihugu cyacu yavuze ngo ntago dushobora kwicwa kabiri, kandi koko ntabwo bishoboka. Dushime Imana yaturokoye, nta bapfira gushira. Turiho kugira ngo tubibuke, tubaha agaciro, tunakabasubize ako babambuye tukabahe. Turahari kugira ngo batazazima. Ababyeyi bacu basigaye bakomeze bakomere, babeho. Iki ni cyo gihe navuga cyabo cyo kunezerwa, kuko barashibutse, babonye abuzukuru, reka ndetse bazabone n'abuzukuruza, kandi byose birashoboka. Igiti iyo kitarimbuwe n'imizi yacyo kirashibuka. Navuga rero kandi nkagaruka ku mashami, mbwira urubyiruko, iyo turi hano ntabwo si ukujya imbere ya kamera gusa. Hari ibintu umuntu avuga akabivuga kubera ko ari ahangaha, ariko bikaba amasigara cyicaro. Ntabwo ariko bikwiye kugenda, ntabwo ariko bikwiye kugenda. Mujya mubona urundi rubyiruko, navuga ngo reka mbivuga ngo ni ibigarasha, wenda nibwo mubyumva neza, birirwa bandika ku ma YouTube cyangwa ku zindi mbuga nkoranyambaga, bagakomeza bakaguma ku ihame ryabo. Ugasanga nk'umuntu muri segonderi afite ingengabitekerezo, ariya ni amashereka mabi.
buriya n'uburere bubi n'aba bose twavugaga ko Hakizimana yavugaga abenshi twariganaga n'ubu ngo burabitekereza ntubishyikire ukibaza ukuntu umuntu mwanganaga mu myaka 15 n'itandatu yashoboraga gufata umuhoro akica. Sinzi ko aka kanya mwebwe hari uwabaha umuhoro ngo atinyuke no kuwuzamura, ariko ibyo barabikuranye batwihishamo, turigana turagendana, ariko iyo byabaga ngombwa baratwihindukaga kandi tukabibona. Icyo tubasaba rero namwe ni ukugira ngo mukomeze mubirwanye mubibwira abatoya ndetse muharanire ko bitazongera kubaho. Mugira amahirwe ko mugenda mufata amasomo menshi atandukanye, ariko tujye tugerageza natwe ubwacu bakuru mubishyire mu bikorwa, sibyo? Mubishyire mu bikorwa, ni byiza. Uyu munsi haje urubyiruko rwinshi, mujye mukomeza muboneke mu bikorwa nk'ibi. Hari abo tugenda duhura kenshi mu bikorwa bitandukanye byo kwibuka, ni byiza, ariko cyane cyane icyambere tugomba kuhakura ni isomo. Nakongera wenda nkagaruka ku mateka y'abacu. Ntabwo ubuyobozi bwacu ntacyo butwima, amateka ari ayacu. Ntabwo byoroshye ukurikije uko hubatse, ariko tuzagerageza. Navuga ngo nzafata komite ntoya ubo dushobora gufatanya dukorana urwo rugendo, tubisabe, twegere ubuyobozi bwacu turebe icyo bushobora kudufasha. Niyo hataza urwo rukuta wenda rugari, ariko wenda haze nk'akantu nakwita plaque, ariko nibura ayo mateka yo kuzasibangana, ndetse kari agasozi ko sinzi uko nabyita, two kuzahindura inzira ngo twese tujye tuhaca tugenda gusa, kuko ni umunsi twabuze aho duhagarara no kubibuka bizarangira tuje ahangaha tutongeye kuzamuka kuri kariya gasozi. Tuzabigerageza rero dukora ubuvugizi, kandi nibaza ko turi kumwe n'ubuyobozi bwacu nta kizananirana, ikizashoboka kizakorwa, nkuko dusanzwe tugerageza kubungabunga imibiri y'abacu no guharanira amateka yabo ko adashobora gusibangana. Tuzabigerageza tubikore. Ntizimbye mu magambo rero, nagira ngo mbabwire mwese mukomere, agahinda ntikica ngo kagira mubi. Turababaye nibyo, ariko tunishimira ubuzima. Buri wese yishimira uwo areba iruhande rwe, yishimire ko ahari, twishimire ko tutazimye. Dukomeze twibuke. Iyo tuvuze kwibuka twiyubaka, si ukubaka inzu ngo tuyisakare. Ushobora kuba utayifite utarabona ubushobozi bwo kuyubaka, ariko muri wowe kwiyubaka nta kinini no kuba turi ahangaha. Ababyeyi bacu hari abapfuye bambaye ubusa, hari abagize batariko barambaye, baraberewe, barakenyeye. Ababirukankanaga cyangwa babica ntabwo bumvaga ko n'uyu munsi utariho ntiwaba wambaye, ariko turabyishimira cyane ko muri beza. Mukomeze mwiyubake nyine nk'uko mbivuze. Intambara cyane tugomba kurwana twebwe ni ukwanga ko uwifuje ko dupfa cyangwa tubaho nabi aducishamo ijisho. Njye niko kwiyubaka mbabwira, mbasaba ngo dukomeze tubiharanire, ndetse n'abacu ntabwo ibibazo byakirwa kimwe. Hari abo dufite batashoboye kubyakira, bafite ihungabana rikabije. Hari abagiye mu biyobyabwenge atari uko babuze ubwenge, wenda niyo nzira yo guhungiramo. Ngerageza mbabwira ngo tugerageze tubane hafi, uwo tubona afite imbaraga nkeya, ndetse n'uwo nguwo tubona uko abandi bashobora kumushungera ahita mu muhanda, tujye dukebuka twibuke ko ari uwacu. Ube wanakebuka uti nyamuna ngwino, ufite ikibazo amuhururiza abandi, si uguhurura ngo dushungere, ariko dutabarane cyane. Abafite intege nkeya muri iyi minsi, ndabizi neza ko nko kuri kariya gasozi ka Kingasire hari abafite intege nke batashoboye kuza, bababarira aho bari, ariko ndabasaba kugira ngo igihe nk'iki tujye tugerageza tubegere. Kwibuka uri wenyine biragatsindwa, tujye tugerageza tubabe hafi. Ababyeyi babegereye babasure, dufatane mu mugongo. Ntago kwibuka ari ukuza twambara imikenyero tukaza gushyiraho indabo. Twibuke n'abacu bafite intege nkeya, dukomeze tubasindagize, dukomeze dukomere rero, dufatane mu mugongo. Ndetse iyi minsi tuyibemo gitwari. Hariho ingengabitekerezo nyinshi cyane, ngira ngo mwarabimenye no mu biganiro ejo bundi. Hari utugari tumwe na tumwe cyangwa amasita amwe namwe abantu bagiye bagaragaza ingengabitekerezo. Ibyo biraba ntitwanabibakuramo.
ariko inshingano yacu twebwe ni ukubyima amatwi, ahubwo natwe tukamenya imbere yacu, twubake imbere yacu heza, twunge ubumwe, tubigendemo neza muri iyi minsi. Natwe twirinde kwiyandarika, tugire ikinyabupfura na disipurine. Nimvuga disipurine mwumve, ushobora kwicara ukibuka ko abawe bashize uyu munsi bagize bate, abari mu kabari ni twebwe, abagize bate, ariko aho ngaho niho n'umugome yongera kukubonera akaba yanakugirira nabi. Disipurine rero tuyigire muri iyi minsi, ikomeze idufashe muri uru rugendo. Twitegura ko n'umunsi wo ku 12 umusibe ejo nabwo tuzongera kwibuka muri rusange abishwe mu murenge wacu wa Gatsata. Ni imiryango yacu twese, dukomeze tubigendemo neza, tuzawuhagararemo neza uwo munsi, urangire mu kinyabupfura nkuko muri imfura. Nababwira ngo mukomere kandi mukomeze kwibuka mwiyubaka. Murakoze. Kwibuka mu murenge wa Gatsata arakoze. Munyemerere uyu mwanya tuhereze umushyitsi mukuru, umuyobozi wacu sosiyale w'umurenge, aze atugezeho ijambo yaduteguriye kuri uyu munsi. Muraho. Muraho. Impore wowe warokokeye Kingasire, impore wowe mu Munyagatsata, impore wowe munyarwanda watabaye abari bari Kingasire. Nta kindi dufite cyo kuvuga kinini cyane uretse kuvuga ngo nidukomere. Ubundi muri iyi minsi ufunguye radio, ufunguye televiziyo, nta kindi wumva. Uwo birukankanye mu mikokwe, uwo bashyize, hariho numvise mu gitondo ngo bamuryamishije mu kazu k'imbwa barangije bamugerekaho urusyo. Mbese nta nkuru nziza na nkeya zishimishije dufite, ntazo. Rero ngewe mpagaze hano ntuhagarariye ubuyobozi bwite bwa leta, ndaya affaire sociale y'umurenge wa Gatsata. Ndi umunyarwanda, uretse no kuba umunyarwanda ntawe bitanareba muri ubu. Ntago tukivuga ngo kwibuka n'ibyo abacitse ku icumu. Uhagarariye abashyinguye hano cyangwa barokokeye Kingasire imiryango yaho yavuze ngo bajyaga baza bakaza bonyine. Nashushanyije urwo rugenda bivuze, ndibaze se harya ubwo byari hari harabuze umuntu ureba ngo yibaze ko iki ni igihe cy'ikiriyo, kandi iyo umuntu yagize ibyago atabarwa na buri wese uri kuri uwo musozi. Ntago rero kwibuka ari iby'abarokotse jenoside, ireba umunyarwanda uwo ari we wese, meme n'umuntu uwo ari we wese uri ku butaka bw'uru Rwanda n'abanyamahanga. Ntabo mwabonye hari haruguru tudahuje uruhu, n'abantu. Rero uyu munsi kuva ku itariki 7 z'ukwa 4 kugera ya minsi 100 ishize, iki gihugu kiri mu cyunamo. Nubwo dufata icyumweru, kuko ntago twavuga ngo nitureke kongera gusubira mu buzima busanzwe 100, kandi nta nubwo ari iyo minsi 100 abacu baduhora ku mutima. Reka mbabwire, hari ubwo mfata ijambo nkagira ngo ngiye gutanga ubuhamya. Njye nibaza, wakwibagirwa ute umuntu utarwaje? Wakwibagirwa ute umuntu utagemuriye ngo bikunanire, ngo fagitire yo kwa muganga ize ikunanire, hanyuma umuntu akazinduka hariya ngo rega buriya bavuga, agashaka kugukoropa mu bwonko. Agukoropa mu bwonko si iki? Atese ntago bijya byibagirana. Si iyi minsi 100, si iki cyumweru uwarokotse, uretse ngewe ndababwira ngo si uwarokotse, umunyarwanda wese, kuko ubu butaka mureba bw'iki gihugu cyitwa u Rwanda bwanyoye amaraso. Ndabibabwiye kuko nge nari mukuru, ntago nanganaga na komando utanze ubuhamya. Oya, naramurutaga, nari mukuru, narayabonye, kandi nagenze henshi, nsa n'uwakizengurutse mbireba. Aho ngeze hose nsanga imirambo. Ubwo rero kumbwira ngo mu gitondo zinduka ubwira umuntu ngo biriya ngo basubiye muri bya bihe byabo, ubu niko bariho bavuga. Nta bihe byacu, nibo babidushyizemo.
uzi ko yagize uruhare mu kubidushyiramo naturekere u Rwanda rwacu ruraheza uyu munsi, rufite abayobozi beza, twiyoboreye uko dushaka, twumvikana uko turuyobora, hanyuma kwibuka ni ukwacu rero twebwe abanyarwanda twese. Icyo leta isaba ni uko, kandi uyu munsi birashimishije cyane, Presidente arabivuze, birashimishije namubwiye kuko nge ni kenshi ndumva inshuro maze mu Gatsata igihe mpari kenshi ndabaherekeza. Uyu munsi twaje turi benshi, umwaka nyine uriho uragenda, birashimishije rero. Ubwo uwavuze ahagarariye abandi yavuze ko ubutaha twese tuzaza n'abana bacu, ubwo n'abaturanyi twumvikanye ko kwibuka ari ibyo ari iby'igihugu, ari iby'umunyarwanda, n'abaturanyi bazadutabara n'umuntu uwo ari we wese. Ntago bikiri bya bindi byo kutuvugiriza induru ngo yengo nguwo hahise ngo nguriya najye kuzana mukuru we bicarana ahangaha. Ibi ni iby'abanyarwanda, aha hari abanyarwanda, kandi abanyarwanda dusangiye isano n'inkomoko. Rero nk'ubuyobozi ntago twifuza ikintu, uretse ko nta n'umunyarwanda n'umwe wakwifuza ikintu cyitwa ingengabitekerezo isubiza abanyarwanda inyuma. Twitereye imbere, turi mu byacu, turirwanira nuko abana bacu biga neza, twirwanira nuko ubuzima bwacu buba mbere, tukabaho. Nimureke tubeho, murabizi inshuti zanjye, nitubeho tubeho n'abahabo, kandi biraharanirwa. Ni ukuri, ntuzazinduke ngo ushyire kuri status, ni status bimwe mwandika abajene, ngo uzinduke ngo ndabeho mbeho n'ahabo. Wakoze iki? Bariya abantu bari abagabo, muzegera aba bakuru nk'aba bagendanye nabo. Ngewe njya mbabwira ngo bariya abantu bari abagabo, bari bafite amahame, bari bafite imbaraga, bari bafite ikinyabupfura n'urukundo rwinshi. Ntago mbavebe uko muri, mwakoze mama kuza n'abandi baje. Ariko reka mbabwize ukuri, ni mujye kugira ngo ujye kwigana umuntu urabanza ukamenya amateka ye. Nimwegera abantu ubaze ngo mbese bariya numvise komanda avuga uwo muntu yarangwaga n'iki, kugira ngo ubeho umubereyeho. Ugerageza kuvuga ngo muri twa tuntu yari afite tw'indangagaciro, reka ndebe icyo nkoraho. Ese yabyukaga kare, yari umuntu ugira urukundo, yari umuntu ushiritse ubute, yari umuntu uvugisha ukuri, yari umuntu utaba mu kabari, yari inyangamugayo. Noneho ukavuga uti reka ngewe ngira icyo ntora kugira ngo mbeho mubereyeho. Niba avuga ngo twarashibutse, gushibuka ni kabiri. Ni ugushibuka wavutse, uwasigaye yavutse, ariko se avukiye hehe? Mu maboko mazima, mu gihugu, igihugu cyo kirahari pe, ntacyo kitaduha. Vice Presidente yabivuze, igihugu ntacyo kitaduha, kiraturwanirira. Ngewe ngira akantu nibaza iteka, umukuru w'igihugu akunda kuvuga, namwe murabyumva, ngo bafitiye abarokotse umwenda. Niba we awubona, ngewe mbona nibura hari aho bigeze. Simpakana ko uwo mwenda we uwubona arahari, ariko nibura ndaryama ngasinzira, umwana wanjye arajya kwiga batamubajije ngo haguruka n'uwawe, iyo ukora ibyawe urabikora neza mu mahoro. Icyambere dufite ni umutekano, mujye muwushimira Imana, hanyuma dushimire n'abawutugezaho n'abatuma tuwubona. Rero mu busabe tuvugane na Ibuka y'Akarere, hanyuma Ibuka y'Akarere bizamure, kuko gushyira ahantu ikimenyetso ntago ari ukuzinduka ngo umurenge wa Gatsata urabikoze, cyane ko turi muri gahunda yo guhuza inzibutso. Ariko ntago gushyira monima bisaba ikindi, ariko kuba hari mu butaka bw'umuturage ni ukugira uko tubigendamo, akatwihera ka espace gatoya tukishingiramo. Nge niko mbyumva, ariko sinjye utanga igisubizo. Twebwe tugiye gukora processus, turafatanya n'ubuyobozi bwanyu bwa Ibuka, tubigeze ku buyobozi bwite bwa leta bw'akarere n'ubwa Ibuka y'Akarere, ubwo bizamuke bigere hejuru, bigere muri minubumwe kuko ni idesida, ariko twe tuzakore ibyo dusaba. Uyu munsi rero ndabashimiye, mwaje muri benshi. Ubwo niko ntekereza ko ejo bundi ku cyumweru tuzatangira 3:30 rwose, 3 tuzabe turi mu byicaro dusa neza we nkuko musi uyu munsi dufite discipline. Hari umuyobozi ejo bundi wampamagara arambwira ngo muriho murategura kwibuka, nti ngo ubwo ntago tuzongera kubona abantu basinze mu Gatsata. Ntago aba ari mwebwe, ariko hari abandi,
hariya aho twibukira ukabona umuntu yabujije abantu b'umutekano amahoro yasinze rwose. N'abo dukorana turiho turabikoraho ngo niba bazafunga utubari, sinzi uwambwiye ati ariko se muzafunga utubari mufunge n'abazinywera mu ngo zabo, ko hari abataza no kwibuka ngo bagasigara mu rugo banywa di. Icyo nacyo ubwo ni ukuzakirebaho tukibaza uwo muntu uba utazanye n'abandi, utaje kwitabira gahunda ya leta y'u Rwanda n'iy'igihugu n'iy'isi yose, wagasigara anywa, harya uwamuvugisha burya yavuga ibingana iki? Ni ukubitekerezaho. Ariko ndagira ngo mbahamagarire ko kuri 12 nibwo tuzibuka abacu mu Gatsata, aba baraba Kingasire, turabunamiye. Hanyuma rero namwe ndabashimiye, mukomeze mujye mbere. Ubutaha ndashaka abana benshi, urubyiruko rwinshi, twicare dushaka umuntu mukuru umwe, umva tuzasasa ibitenge hariya, dushaka umuntu mukuru atubwira amateka, ubundi nidushaka dushyireho indabo twitahire. Bizaba bibaye kuko urubyiruko nirwo dukeneye ko ejo h'uru Rwanda ruri mu maboko yanyu. Ni ngewe sugira ngo nzahora ndi sociale, nsigaje imyaka mike cyane. Yego rero nimuze mumenye uko igihugu kibayeho, mumenye igituma ahantu hameze gute. Ubu se ubu butaka ntimugire ngo naha wenda uyu munsi turiho turihuta. Bajene muzafata umunsi hahora hakinguye, muze muzenguruke musura ahantu hose, mureba abanyarwanda baraha. Kandi ubwo aha uwakubwira ngo ujye Nyarubuye, uwakubwira nako ntago nabasha kubivuga. Nababwiye ngo iki gihugu ubu butaka bw'u Rwanda nibwo buza amaraso y'abana barwo. Rero nimukomere, dukomeze kwibuka twiyubaka kandi duharanira ejo hacu heza. Murakoze. Arakoze sociale y'umurenge wacu wa Gatsata, tunamushimira uburyo adahwema kuba hafi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Gatsata. Imana imuha umugisha. Dukurikijeho rero umwanya wo gushyiraho indabyo ku miryango abashije kuzizana kugira ngo twunamire abacu. Reka duhere ku muryango Habimana Bosco, bashyireho ururabyo. Nibavaho turasaba umuryango wa Didasi nawe ube witegura. Didasi mwegere hino n'abawuherekeje bose. Imbuke ndabona hakurikiraho umuryango wa Kandekwe, niba witeguye. Muryango wa Kandekwe, hahita hakurikiraho umuryango wa Bugingo, ube witegura. Hakurikireho umuryango wa Fideli, nuvaho hakurikiyeho umuryango wa Rukwaya, nawe ube witegura. Umuryango wa Munyarupangu Fideli, umuryango wa Didasi, umuryango wa Didasi, umuryango wa Rukwaya witeguye.
reka dukurikizeho umuyobozi mwihangane, tugiye gukurikizaho umuryango wa Mubi. Hari undi muryango usigaye w'abafite abashyinguyemo hano tutavuze, umuryango wa Rutayisire. Umuryango usigaye mu bafite ababo bashyinguye hano wazanye ururabyo nkaba ntamuvuze. Niba ntawo reka dukurikizeho ururabyo rw'umuyobozi w'umurenge niba rumushyikirize. Ntacyo turakurikizaho ururabyo rw'abahagarariye Ibuka mu murenge wa Gatsata, komite y'Ibuka, abahereza ururabyo. Barakoze abahagarariye Ibuka. Dukurikijeho abantu badutabaye, turakurikizaho Youth Volunteers. Bari hehe bashyireho ururabyo nabo. Abakora siporo nabo badutabaye b'urubyiruko mu Gatsata. Tugiye gusoreza ku mashami yashibutse, nabo bafite ururabyo. Ku rurabyo rw'umudugudu wa Kingasire. Ndatekereza indabyo zirangiye. Gahunda ikurikiyeho turabasaba ko ubwo tuvuye ahangaha mwihangane tujye gusura urwibutso ko amasaha tujyanye. Uzatekereza gusura urwibutso azashaka undi mwanya yo gukomereza mu Gatsata aho turi bukarabire ku Rurembo Guest House. Mwakoze mwese abadutabaye, inshuti, abavandimwe, mukomeze gukomera kandi twibuke twiyubaka.